ndabyibuka baracukura twebwe twagenda twikoreye imitumba bakagenda badukubita inyuma ibitsi ngo duhetse ngo mwene wacu ngo yapfuye ngo none turajya he twarayishyinguye ba nyakubahwa tuyishyingura turi gukubitwa turangije kumushyingura baradukubise ntabwo twari tuzi Fred pe twararara nta nubwo twari tuzi inkotanyi ahubwo baravugaga ngo ni inyenzi tukagira ngo ni za nyenzi zo tariki ya mbere ubwo nyakubahwa Fred Gisarwigema yateraga aje kudutabara agapfa ndabyibuka ko yaraje kudutabara ariko icyo ushimira inkotanyi nuko zitacitse intege zarakomeje zikadutabara ku ishuri ryacu baravuze ngo tujye gushyingura hari umunsi wagezeho kujya gushyingura nyakubahwa Fred ubwo twebwe abana b'abatutsi nitwe twagiye mu rutoki hafi aho hari urutoki rwa mama wacu tujya gucamo imitumba barayidukorera kandi twarabona ngo twikoreye ngo ni Fred Rwigema ngo tujye kumushyingura abandi batutsi abana b'abatutsi bacukura ibyobo ku musozi uwo musozi wari responsable w'ikigo cyacu yari umututsi baramwishe muri jenoside n'abana be harokotse umwe ndabyibuka baracukura twebwe twagenda twikoreye imitumba bakagenda badukubita inyuma ibitsi ngo duhetse ngo mwene wacu ngo yapfuye ngo none turajya he twarayishyinguye ba nyakubahwa tuyishyingura turi gukubitwa turangije kumushyingura baradukubise ntabwo twari tuzi Fred pe twararara nta nubwo twari tuzi inkotanyi ahubwo baravugaga ngo ni inyenzi tukagira ngo ni za nyenzi zo mu myenda twarakubiswe kugeza igihe twagize Imana turataha tugeze mu rugo twaraye mu rugo ntabwo twigeze turara mu gihugu mu nzu nkaba nsangiza abaturage bose baraha babwira ngo bashima Imana urubyiruko rushima Imana kuba rwiga ruzi ko ruzatsinda rugakomeza kaminuza ntawe urukomye mu nkokora n'udafite amafaranga akiga habashimira nyakubahwa Paul Kagame watumye twiga uyu munsi abana bacu bakaba bari kwiga ntawe ubabwiye n'abatutsi nohereza abana banjye ku ishuri bakajya kwiga nkazajya kubasura mwigasanga ntawe wigeze babwira ngo umututsi bantu banyarwanda mushyigikire mwabonye Imana niyo yatumanukiye ndagira ngo mbabwire ngo twize nabi abanyarwanda twarakubiswe twageraga ahantu bakatwicaza mu modoka bakagukuramo uyu munsi ndagenda nkajya no muri Bugande nkagenda mvuga ikinyarwanda nkagaruka umubyeyi wacu Paul Kagame aho agejeje aduhetse ku mugongo ni ukuri ntarajwe ishinga n'umunyarwanda wese mureke twe kujya mu macakubiri banyarwanda mureke tube amahoro mureke dukunda igihugu cyacu benshi baragikunda ariko babuze ubwakigeramo kuko atari abanyarwanda n'abariya nubwo bagira ingengabitekerezo bakirirwa basakuza ku mateleviziyo bakavuga ariko ni ishyari batugirira twebwe turaryama tugasinzira amenya ko umwana wawe yagize ikibazo yarwaye bwake akarara kubakoherereje amata umwana wawe agakira yaduhaye nk'abanyarwanda murashaka iki mutube hafi natwe tube hafi turi abanyarwanda nta gundi muntu uzongera kubona umuvandimwe wawe n'injye nawe murakoze mukomeze kwibuka mwibuka abacu bagiye tutabanze bagiye tubakunda n'uyu munsi turacyabakumbura ariko nimukomeze iriya ngengabitekerezo ya jenoside muyireke muyica burundu. FDLR icumbikiwe na hariya muri Kongo byagiye bitugiraho ingaruka kuko mbere muri 1997 98 barabashigikiye baratera bitwa abacengezi baza mu gihugu basubira inyuma bakanasubira iyo muri Kongo. Icyo gihe cy'abacengezi rero bangije byinshi ariko bategwa ngo ingunga n'ubundi naho muri Kongo yo bari barahungiye. Ubu dufite agahenge ariko tukababazwa n'ibihugu bimwe byo mu mahanga bitabyumva ngo byumvishe perezida wa Kongo
kubakura muri kiriya gihugu, kandi bageze hano mu Rwanda abagiye bagaruka turabazi, bagiye banyura mu Tobo, n'ubu harangije abandi bakirwa neza, bakigishwa imyuga, bakaja muri sosiyete nyarwanda nda kibazo ndazindi ngurikiza. Aho kubigisha rero ngo batahe, ubwo babaha indwaro bakabashigikira, ari byo n'uwo muhungu wa Habyarimana ajayo, arizo namagiyemo. Uravuga uti dufite agahenge ubu ngubu, agahenge kava kuki? Agahenge dufite ubu nuko hano iwacu hayobowe na M23 babura aho bamenera ngo baze, kuko M23 yo idafite iyo ngenga bitekerezo yabo. Ico gihe bagaruka bitwa abacengezi, bagiye baza babebera banyura muri amashamba n'iryo haraguru rya Muhungwe banyuragamo, bagiye muri Karamba bakagenda bakigisha abaturage cyane cyane abatagira n'amaradiyo batanize, bakababwira yuko bagarutse bafashe igihugu, bakababesha hirya no hino ngo barahafashe kandi ari ukubesha, noneho bakabaha ibiryo. Biza kuvumbugwa rero leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, kuko yari abaturage bayo yari yarabigishiye bajijutse, binjira muri babandi twese turafatanya tubumvisha ukuri, ndibongera kubagaburira no kubaha izindi ngunga, ahubwo batangira kuvuga aho bari, bakabarangira abasirikari. Ubwo bigenda bisobanuka kugeza ubwo batsindiwe muri 1998. Byatugizeho ingaruka kuko ndi twasinziraga, n'uwabavugaga bandikaga impapuro zo kuvuga ko bazamwica bazagira ute, ariko dukomera ku mugambi wo kubaka igihugu cacu, twarabarangaga. Bigera igihe cyo rero birangiye, nubwo byatugizeho ingaruka z'ubukene, kuko abantu kwirirwa birukanga, ndibahingaga ndibakora, ariko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yafashije abaturage bakura mu bukene, hanyuma abaturage basubira mu buzima bwiza, ubu batekanye neza.